Bamada ndakwiyamye nundi iyo indaya niki numuntu ugenda kimuga wandi sinacibye cyarizanye sanze turi mu kiganiro wenda wakegera gutya kugira ngo mani moya oya umva yuko oya mani have kandi kujonduye wahinduye se nkuraho umusatsi sho perike ese reka nkubaza uburayo gira bundi uza nguki ubwo abantu ngo basiko ngo ari umukobwa ngo mwiza ngo ufite umutima mwiza ngo reka umutima subamo egera gutya tubivuge ntako negera se negera iki ngubuki mani ngende ku mutwe nanze umuntu mba namwanze mba wamaze ngo nuburaya Happy agire gutya ngo mve kwa kundi ntari mfite phone urumva shiremo nimero ya sheri wanje arangije agenda mubwira ibigambo naho nta kimvugisha nta sheri wese reka nkubwera hano turimo kuvuga turi gusoba kugira ngo duhoshe nibazo byacu birangire akomeze nkomeze n'ibyanjye urumva umva nkubwire azi ubwo wagira ngo amama nizere kiriho niko njye ukadumenye ngo bimeze bite ngo ubunyamugengo bazajyaruka batwara abafiance babandi ngo nimuranga abakobwa ngo muri Kigali ngo n'ubwiza dore n'ibisatsi bambaye oya muhave mutarwana wenda tubivuga ubuturage bwawe kwanza nibaza n'intebe mushokamira tubivuga ese ubundi wasaze ryari namaze nese byagenze bite kamera iriho tubivuge byose byagiye ibyo bintu anyambuyemo plante mu bikupe ntacyo perike zaraduhenze wese urwo ruhara imbe nanjye ndashimira ruhara ni duherukana ufite umusatsi kubera ko yavuga cyane gasigane n'umusatsi we cyakuyeho umusatsi yaravuze cyane ashobora no kuba waragiye upfu Yes, reka nizere ko mumeze neza mwebwe mukomeza kudukurikira gatanu rero ko mumeze neza n'ubundi n'imfura ryahamye niko tugarutse twari tumaze iminsi tutaherukana ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko tayari nihagarara mu kiganiro mwarambwiraga ngo se kubera iki tajya mu kiganiro uyu munsi rero ndi kumwe na Mimi n'ubwa mbere tujya gukorana ikiganiro ndakeka ko wasiritse kuko impamvu zanjye yes wo rero ni Mimi muramumenyereye munsi nago bisanzwe ndi kubona ntazi ariko biraza kugenda neza nicyo tubereye hano kugira ngo ibintu bize kugenda neza Mimi amakuru yawe meza ndashimira suhuza abantu ndasuhuza ndikongera abapampe benshi ra suhuza bushaka ko na nshaka ndasuhuza ngewe ndisuhuza ku giti cyanjye urisuhuza ku giti cyawe nta na kesi kesi ari ku ishuri ntabwo yabimenye yes rero nuko Mimi yinjira mu kiganiro none se wari umeze gute ndashima Imana mbo tugiye gutangira rero tubwiza abantu ukuri sibyo naje ndakwirebera hano navuga uti ndagushaka nishimiye ko witabiriye ubutumire bwacu yego maze iminsi numva saga yawe na Rebero Happy wenda ntugire ngo ni ikindi kintu nicyo nashakaga kukubazaho ngo ukisobanurire abafana bacu bawe ndetse n'aba Happy wenda batazajya babyumva bimeze bite ese ibyo nibyo byari bikuzanye kubimbaza nibyo byari binze aho nsanze nibere mu kazi kanjye nibyo byari bikuzanye kumbaza nabipanze ndavuga ngo kubera cy'abanyamakuru mukunda amatiku cyane oya ntago ari amatiku rero ngewe nabivuze ati ndavuga ati reka mfate cameraman then tuze tujye kumureba Mimi bimeze bite Rebero nawe ntago byabasha wabibajije Rebero ubundi urebe imbaza nkandi yewe niwe nashatse kubibaza kuko ni wowe ibyo ngibyo nta mpamvu yo kubyinjira muri mba turi batatu ubwo hakaba haravutsemo ikibazo je na Happy ntago ndumva ibyo ngibyo utabimbaza ubwo wabibaza Happy kuko ndabyibuka umusibo ejo nibwo twari dufitanye ikiganiro nticyabo ndavuga uti reka ndaza kubimenya numvamo amasaga ukuntu ibyaba byaragenze bite nakubwiye ngo bibaze Happy nge nta urantunguye ntago nari nziko muje kundeba
nari mfite abandi bantu turi gukorana ariko twaganira n'ibindi bintu bisanzwe ntari byo ibisanzwe byo twaganira nta bintu birenze birimo byo twaganira yego okay ntari bakunzi bacu rero nuko biba bigenze ariko buriya tuzashyira tubimenye niba bemera ko tuba twaganira na Rebero bikunze ko twaganira twazamuzana akaza buretse sorry gatoya. Allo sawa mbo injira ndi hahandi nakubwiye sawa niko twikomereza ikiganiro cyacu ariko nawe ngomba kumenya amakuru yawe nari nabipanze ndavuga ati wowe mbanze menye amakuru yawe bimeze bite. Amakuru yanjye se ubu ntuyabona ntari nza kukubwira amagambo menshi ntabwo yabona ko ntihumeka umwuka w'abazima ariko nawe wasiritse Mimi ntago ari ukudusanganwe tuvugana ko mbona nta mwanya ngufitiye nyine uje ntunguye ntago buranda nubaha cyane no kuba nemeye ko nkorana ikiganiro nawe ni byiza rwose kuba umwana twubashye ni sawa cyane. Reba hari Rebero ni karibu cyane niko oya Mimi niko bimeze bite happy ni sawa byagenze bite se yuko ari hano ubundi trick bari muri kunkora murabona ndi ikigori ziki bite aya ntacyo nshaka gusoza yego rabite se ni sawa usanze turi mu kiganiro wenda wakegera gutya kugira ngo ese wagiyemo hagati ubundi uramunyegeranisha ngo bigende gute oya nta kibazo yaje kundega yaje kundega mufitanye ikihe kibazo aho kameramani uyu ukoresha ngo ni umunyamakuru ngo ni umukameramani ngo ni ibiki byose akuba umubazi babaza ntera mufite ze gahunda se byagenze bite nta yindi gahunda turi mu kiganiro nta kiganiro kirimo ntago ngomba nzi ko atazongera kugaruka nzi ko atazongera kugaruka yamaze iminsi yariyemeye dere byaragenze bite simbizi bite uradusobanurira muradusobanurira muganire tu ntago mbizi yewe ariko se undi niwe ushinzwe kuduhuza niwe ushinzwe kuduhuza nakubwiye time table ibyo mfite kugomba gukora tugufite abantu tugomba kwamamariza mfite n'andi bantu ngomba gukoresha mwakata rero kamera gataha ubwo muzasubiramo gahunda zanyu huye iki kiganiro ntago nakireka niko nari ndi mu kiganiro sibyo nawe ndaguhamagara gusa biranabimbereye n'amahire kugira ngo musobanurire abakunzi bacu ese saga yanyu nimeze ite abakunzi bacu ariko ntabwo bazi uburyo byagenze ibintu byacu byo mu gikari so bagomba kujya bamenya uko byagenze byose na Mimi sabwiye ko byagenze bite madam yabivuze byose ibyo murapweze nabyo si ahubwo nawe agira umunwa n'ubundi yavuze cyane nk'uzabizana na hano imbere nezi ko avuga ahandi hatari imbere y'abakiriya none se ubwo wowe iyo nibiri kuri gusukisha nimba mvuga cyane none se ubundi hano bizaniye cyangwa ubwo n'ubutumwa bugufi gukupa cyangwa twemera oya nago ngombwa ko tubizana hano ariko ibyo wakoze urabizi ibyo wavuze urabizi ngene nariba ndavuga ati reka tubireke buri mwe agenda yitekerezeho niba ngombwa tujya yavuze ibiki ko wenda arabizi wana nabisubiremo Mimi wabitubwiye aje kuntera iseseme gusa ari ikindi saje gukora ahubwo we waje gute byagize bite none wowe uje utansanga hano turi mu kiganiro kandi birazwi ko dusanga nizeye ko ibintu uri bisibi kuko nta kintu kimwe tugomba ntacyo niyo twanakuraho kamera kuba nta hantu bigize abanyamugi ariko narume koko ngo bimeze biteze Mimi tubwire ubwo baravuze ngo uzi kuvuga ndakubwiye ngo bino bintu n'ubya proding nimuze ku bya proding ubwe na cameraman wawe nimuze ku bya proding ariko nubundi cyangwa se mukuru na kamera nizeye nta kibazo niyo yizimye cameraman ariko muransobanurira wenda bibaye amahire ko twaba turi hano bibaye amahire ko twaba turi ahangaha dufata ibintu tubikore nkuko twahita staff y'abantu bane cameraman njyewe Happy na Mimi nasana twaje mu nama turashaka ko tubisubiramo bikarangira simundi mwapfuye cyo arukono numvishije uko we wumvishe iki se ahubwo uratubwira tu cyeko nta kibazo mfitanye nawe mufitanye gahunda ahubwo mwe muvuga ikibazo gihari
kuko niba uba wigize umunyamujyi cyane ngo njye ndavuga wenda we nimba yari biri kabasukisha ntabwo wamuvuze he rega we azi ko akazi kose urumva kanizeye ko kamera mwayikubye irakubye niba azi ko ibintu tuvugira hano ari byo agomba kugenda navuga no mu makaritsiye n'iki ndumva bitaka ari ngombwa kuko iyo turi hano tuba turi mu kazi hanyuma ibindi agenda yongeraho nzi nabaje no kubyumva nkajyana ni ibintu bisanzwe byoroheje nyine so bizi ibyo bavuze abantu nkabangahe hape byagize gutembaza kandi urabizi kandi wowe uri kumbaza cyangwa twumvikane urabibwiye niyo wajya kubibaza urabizi ibyo yavuze ko ngira agiye kuvuga biriya hari ibindi numvishije nese mwaretse tugashyiraho kamera n'ubundi ko byageze mu itangazamakuru ariko nta muntu n'umwe birazwi kuko nabibwiwe nanushinzwe oya nabibwiwe n'umuntu w'umunyamakuru ndavuga uti ndi rero nabwo bigenda buvuga bajya bavuga ibintu bafitiye proof ngaha tubwire rero mufitanye ikihe kibazo turabizi ko muri inshuti kuri kamera turatangira tuvuga ngo ni inshuti memi warabyivugiye uti ibanga ryanjye ndibitsa happy yaba adashoboye kubika yandi se akabika noneho n'uyu nawe ngo ibanga araribika musobanurire cameraman ishyiraho kamera tuvuga ngo reka tugikore dusobanurira abafana bacu arabivuga se uremera kubivuga byose ko byatangiye nejo hatazagira umuntu ubona ko tutagikorana ngavuge ngo uyu yakoze gutya cyangwa se nk'ibyo ugenda uvuga avuga ati happy byagenze gute nushaka usigane cyane wenyine iracyane turayifatanyije ariko nibiba ngombwa nibe tubanga ko tuyipasuramo kabiri ayisigarane nge sizojya gukorana nawe yego tanga abantu bantera iseseme mu buzima bwanjye nibyo nanga guhora nabyo buri munsi buri saha wankora iki se sibye kuvuga mani aho gumva nkubwire naize ubwo wagira ngo amama nizere kiriho niko njye ukadumenye ngo bimeze bite ngo ubunyamugengo bazajyarirwa batwara abafiance babandi ngo ni muranga abakobwa ngo bamuri Kigali ngo n'ubwiza dore n'ibisatsi bambaye oya muhave mutarwana wenda tubivuga ubuturage bwawe kwanza nibaza n'intebe mushoho kamera tubivuge ubundi wasaze ryari namaze nese byagenze bite kamera iriho tubivuge byose byagiye ibyo bintu anyambuyemo plante mu bikupe ntacyo perike zaraduhenze wese urwo ruhara imbe nanjye ndashimira uruhara ni duherukana ufite umusatsi kubera ko yavuga cyane gasigane n'umusatsi we cyakuyeho umusatsi yaravuze cyane ashobora no kuba waragiye upfuka reka ariko ubunyamujyi bugera ko mva ngubwire mimi sorry ko nago nakumenye cyera ariko no perike wayo wayiciye wayidodesha rera mureke guseka akabigasekwa n'akezi none se ko ndufite uruhara wakaba afite igiperike kiri hano wasayiguze je nuko banahinduye wahinduye se nkuraho umusatsi shaho perike ese reka nkubaza uburayo ugira bundi uza nguki ubwo abantu ngo baziko ngo ari umukobwa ngo mwiza ngo ufite umutima mwiza ngo reka umutima se ubamo egera gutya tubivuge ntako negera se negera iki ngo buki mani ngende ku mutwe nanze umuntu mba namwanze mba wamaze ngo nuburaya happy agire gutya ngo mve kwa kundi ntari mfite phone urumva shyiremo nimero ya sheri wanje arangije agenda mubwira ibigambo naho nta kimvugisha nta sheri wese reka nkubwira hano turimo kuvuga turi kugira ngo duhoshe nibazo byacu birangire akomeze nkomeze n'ibyanjye urumva wowe witwa ngo ni masheri we by'ibiki umuntu w'umugabo baramwiba kuki se yumvisha ibyo namubwiye njye se ndi secretary wabo konguki bivuga ukuntu byagenze n'izo nzabagabo wawe byagenze bite umugabo ninde none se ko ari zabagabo banjye wagiye kuzishaka yashakaga hiki yashakiraga wamwishe se wonyine uvuga ibidakwiye kuvuga byagenze ndari mfite uyu nguyu ngo yafashe WhatsApp yashira yanjye kuri telefone yanjye umugabo we aranyandikira anyandikiye yari yarambwiye uyu nguyu ngo mujye musubiriza ndamubwira ati mimi nagro ufite telefone ndi ufite ni happy aranze atangira kuzanishaho umunwa mimi bambwiye ndamubwira tumva nkubwire ibyo nyine nje mubwira ukuntu ibyo yambazaga mbimusombe bisubiza ngiye ko nambara ngo ngiye misinyi mukunda nshaka wowe kimvigina cyasone deka umva nkubwiye madam wowe bigenda bite wese wawe umuntu agenda ukamwanga
rega hano twese twaje turi mu kazi dukeneye twese abantu batwitaho Mimi yarakwizera w'umugabo ungana kuri ni gute se anje areka umugabo uri wakansanga nose waramwemeye we waramwemeye se kinyemeramo iki se nashaka amafaranga gifite na utwo tuntu mujye bagira mudukupa mariko niyo yabyumva niwe nago ngundi ibintu bitari noneho ukunda bafite amafaranga nkunda batayafite se kubera iki nje naje gufasha hanyuma wese waje kugufasha none yashakiraga iki yakwangiye iki sinamukuruye niwe wamuhoraga nyibwiye dusohoke ntabwo nje se nigusohotse gusa ariko se mwarakundanaga wenda tuvuga ibintu dusasa inzobe nawe nakunze umugabo wawe byumve neza nitunatandukanye tuzanye uvuga ngo happy ngo yanjye umugabo nta mugabo we natwaye ikintu nafashe cya mbere nuko yajyaga nsohokana kunsohokana gusa nta nibindi bintu yanguri ntago bakugaburije se birandeba nta nibindi bintu birenze se nje sura musaza mvuga iki nawe deka imodoka nayo nashaka ko bayigurishije umusaza nshimye ko ari umusaza none se wagiye kwemera gusohokana nayo ko ari umusaza wowe ushingiye ku buryo wavuga ndekura nawe umunsi wa mbere yaramamagaye uranyumva nawe gusone ni wabyumva kujya kugena unsebya mu bashuti n'abafamiye ngo nje natwa mugabo wawe aramamagara ndamubwira ati mimisi ufite telefone yanjye arisi ngo ntacyo nayo twavugana ibintu bitari seriye umuntu umutipe nkuriya ni gute batari serious ariko mwana ibyo ngibyo ntago byagakwiye no kuba byazamukaza ku buryo na channel tuhavuga gutya ngo imaze iminsi nta kintu kijyaho byo se nyine niwe wumva nabi kigabo umutipe nkuriya yazanye ibintu nk'ibyo uramurika kagenda nanjye ubwanjye simukene naramutaye nasanga abandi kuko asigaye none se Mimi wari umusanzweho iyo mico umugabo wawe umugabo wese bafite barashakanye ubone fiance ye cyakoze Mimi ndaguseta ni ushwanishijwe n'uriya mugabo nanjye yarandetse yasanze abandi yigo yewe nati cyakoze cyo namukuye ni telefone yanjye ibyo bintu se byo nawe ganya muntu ngo bitumara igihe se ni ngombwa se ko imari mu igihe cyose byamara nakubwiye ukuntu byatangiye ako ga fiance sinzi nimba ari fiance cyangwa iki niko yarambwiye ukintu umenya twatandukana tutatandukana uramungu ni yagukundaga nawe nkuko nanjye atankunze yarangirageje mbona ibye ntago bivamo ndakireka kiragenda ndambigusa nabonye icyo nuko nta shuti kurimo nawe nta shuti ufite nta mugabo wari ufite yego nuvuga ngo uramomba nawe umuhombe twese waduhomba kandi nanjye ntacyo mombye mpfa we yakuguriye iki mbese niba yaragukundaga singiye telefone yayinguriye ni sukuri yashakaga ndakumuhaye katangiye cyatagiye kimamagara nako ngo ni ikigabo ni igitipe kinini nari nakuze imodoka yacu n'ukuntu gifite ari kibyibushye ariko nabonye nta mu mutwe kirimo ndakireka kiragenda telefone yanjye rero nayikuyemo ubwo rero we jyaho byumvye umutwe ugenda userereza ngo nagutwariye we yababajwe nuko yaba yaraguhaye telefone gusa ngo yaramwanze yaramwanze ntabwo yagukundaga ariko umuntu usakwanga gute nyuma yaho biragaruka aza kumenya agenda avugaho ibigambo ngo namujyane umugabo mitamubwira Mimi mva nkwiyame message nakwandikira yibuka ujye umbona nturutse hariya wiruka ahubwo neza ko ndi buturuke hariya ugahita nawe wiruka gusa nagutinya micyo sinshaka kubonana nawe nyine umuntu w'amagambo gusa ngo iki ngo ni kiriya kigabo kiba gituma ese reka nkubaze aho uri kohereza ubutumwa bugufiya ndi kubivuga nyine imbere yawe ngusobanura uko byagenze umugabo wawe ntiyagukundaga sinzi nzaba fiance wawe ntiyagukundaga ikintu cya mbere agira umunwa ni umugore mugabo akamodoka nagiye nshaka ko agende koza wajyaga kumugore mugabo wewe uri kugenda ugatora ikintu ukakireka uragitora niba ari ukuvuka yitora ugakora amafaranga ugayinaga nani uko byagenje chokora indaya koko niko bamada ndakwiyamye nundi iyo indaya ni iki ni umuntu ugenda kimuga wandi sinakibye cyarizanye ndamubwira mu mugabo we mimikanye inshuti yanjye ngo ntago mukunda ngo iki ariko si ibyo bintu byabayeho koko none se man umva madam nankubise no kurukuta ikiganiro ntago twacya proding nushaka n'ubya proding kizabone ko bw'ibikuri nibazagenda bambaza ngo Mimi cyangwa ibiki none najya kunywa none se channel yacu turayifata dute murayitse cyangwa se isigarane ndisinzongera gukorana nawe nanjye sinzongera gukorana nawe ngo nguki tuyipasure cyangwa isigarane cyane uzubwo murayipasura hano ukuntu ngiriye umusatsi man murabona ahantu yarigeze amafaranga yaratangiye kuza ariko ubundi unabyambara utanabizi ubanza byarakugoye reba imesha ubyerekeje cyo kora ngo nguki wanjije se nagaro ubikuyemo sirenga n'ikintu wambaye wumva yuko nayo kikubereye uko ko ngifite ko tutayigura niko
cyangwa hano turi muri salo umva nizere ko bishoje ibyanyu nizere ko ntabwo bishoje kuko reka nkubwire ntumbaze amagambo menshi sinzongera kujya kuri Rebero TV urumva hariya ni iki kizima iyo inshuti ubu umuntu ugira inshuti yawe abafana bacu bababara cyane kuko ibiganiro mwatanga ariko n'utari njyewe nawe yaza agakora tuyipasuremo rero ajyana njyana abandi oya ubwo si bwo twaba twigishije none ko twayifunze turi babiri natwari kugira ngo atazajyana navuga ngo naramuriye ngo najyanye cyane yose njyenyine ndayiguha cyane tuyipasure nari nkeneye uransekeje ngaho jyana umugabo wawe musubirane ari heza aracyaguhamagara se none si uwo mugabo mpa nomero ye tuvugana mani narakibrotse oya mpa nomero ye nge mwihamagare ikindi vugana nawe ni igiki yarakeniye se arakena nawe ukamwihena wangu sinamubyaye ese ubundi bamuhamagayira akumva ubushinzi ufite ukumva ko wamukundiye amafaranga nayo arabizi namubwira ati njyewe niba uvuye kuri mimi ukaza kuri njye ntabwo singukunda ngo nta kibazo baby nagufata case icyo hari ubwo wampezaga nacyo kirabizi nicyo cyakize ariko nawe icyo yashakaga arakibonye ni igiki se uzakibaza none se yagushakagaho yonyine ikibazo cyacawe ntacyo yabonye ko namubrose akinyiruka inyuma atarabikora se simbizi ntabwo yambwiye ibyo yashakaga cyaza yambwiye ngo niwe nkunda n'ubundi ngo navuganaga na mimara ko niwe nkunda ibigabo bitariseriye gusa none ibintu barajya ugatumba ngo umugabo yaramwanze uransekeje ndi kunyujijemo madamu none se wagenda avuga ibigambo ngo ushaka urihinguranye umva ibintu bifashe indi nuko bya bimeze na reka twiho wimvugisha amagambo menshi maze iminsi ndwaye gute se oya njyewe nagira ngo tubanze dukora inama tuzbyo nkuko dusanzwe dukora staff yose y'abantu batatu sibyo tukajya inama mwana tukwiye gupfa umugabo mubaze nje se yataza n'umuntu nari kugira yataza n'umuntu se nari kwanga nese bundi bimaze igihe kinganute nk'ukwezi naho kuraba ni iminsi ni ibyumwe bitatu ibyumweru uko si imodoka yahise ayigurisha gute ni inyatsimani wasanga yarabaga natiriye reka yarakubwiye ngo yarayigutanze se cyarambwiye ngo imodoka nakibwiye rimwe ukize tinde pause ngo sharinga imodoka nari barayitwaye nayigurishije mfite credit ndakibwira ati suzanya kumvugisha rero n'undi rero mutunze nk'umushoferi urumva madame mugabo wawe namuzanye nk'umushoferi ntago ari sheri none se mimi wowe urumva byaraturutse kuri happy cyangwa byaturutse ku mugabo cyaturutse kuri happy none se happy iyo amuhakanira ntago byari gukunda igisubizo cyo ko namwemereye ko cyahoraga kinyihambira ngo tuganire none se kuki wowe wemeye kuganira nawe cyangwa ko wemeye ko kudepoza icyo wemeye ko kudepoza ibyo byose wabyemeye ari uko nta data nyimvira natumbo umuntu kugwara rifite ibintu bisanzwe none cyane ko nzi ko ari umushiri uyu rero ngifuhe mama oya dufata ibintu nonosore ibigabo byose yavuze ntabwo nzongera gukora nawe mimi sigana cyano cyanjye nigendera mana we mimi ngo ntago ngo uzasubirayo ese haragahato birimo nagahato mwakira ariko ko gusubira kuri Rebero TV nagahato kari mimi none nako happy none se urugo urumva bigenda bitenge nabive mu nge sibyo birandeba nge naje hano mane kugira ngo tuvuze ibintu tubishyire kuri gahunda nago hano ariho biyunganira tuziyunga umva nasubireyo aheraho yahereye agenda asebya namara kubishira ku ruhande byose abitunganyije azaze twiyunga ariko se mwana ibintu byo gupfa umugabo nibyo twajyana kuri cano tuvuga ibintu dusubire ibindi mwana tubwire n'abakunzi bacu ariko nakubwiye wigomeza kunsomborotsa mwana mani igabanya umujinya tuganire ibintu bikemuke sibyo se none se niwe waje gukemura ibibazo byo mu isori Yesu na Yesu byaramuyebeye bamwe bari kwiyahura nande bimaze igihe ndabizi noneho muransubiranye se ndavuga uriya yewe wese ndakuvuga iki kana n'ubugira uzagenda afite umunwa mani mubeseriye wangu dukora ibintu bifatika nje namubwiye icyo dupfa aho ibyo twapaga byagiye nabikurikire n'ubundi umugabo yaragiye tugiye kubihuriza hamwe hagati kugira ngo niba ari uwo mugabo sibyo birangire namusubije rega mutore genda umufata
nimero si ikifite nyiguhe aho wamutaye se wajya ukamutora nakubwiye ko nari nshaka umushoferi naramubonye imodoka yayiteje rero gusa nakomezanya n'umuntu udafite imodoka azajya ameka se mani ibintu uzi ko ari seriye cyane ubundi bajya bavuga kudakubita imbwa byorora umusego kuya se kandi ese ugiye gutuma ngo ikimuda ibyo se byo ngo sibye gutumba yankora iki aratumbye niko oya nta bintu birenze oya mwande tuvuga ibintu wenda dusobanura ibindi ndikubona mutangiye oya turabona mutangiye no kuzana ibintu byo kugira nimurwanire kuri kamera aho agenda avuga hose se harenze kamera ko ni igiturage cyose karitsiye zose ubwo rero nazi niba kwisuganya inyuma y'uwo mutipe oya gabanya uburakari gabanya uburakari nambwiye ko mbyimbye mani ngena nabasifurira ariko nta kimena ngo nguke arinde nande ndokubita irinde umusatsi wanjye gusa uyaravuze ati mu byo akora nakore mu musatsi wanjye wanjye ibintu byo kurwana ntago bigeze akora nubwo ngiye ndwana namubwiye ko umushoferi aho yagiye mukurikire mani oya wumva yuko oya mani hafi kandi kujya kushinga ngo mani mureke kurwana oya se kandi ndakaje uziko bya binari seri uziko bya binari seriye mani ibi bintu uziko bitoroshye mutwihanganire gakeya happy mani ngwino tuganire wangu ikintu gitumbye gusazanira nawe ujya ngo ubundi se woneje iranyatse oya none se ko nagira ngo mwani dusobanura ibintu bijye ku murongo n'umuntu udashobotse icyo kigabo cyavuga nago ukanakuramo inkweto shenzi gusa mu bino bintu mubikate namwe cyane muzabishiriwe nta soni uruntu ruraho nabwenge mane se undi bira bintu nawe wakoze bishobora kuba nakoze ikinize muhamagara ikintu cyanyandikira ubwo byagenze kandi no komeza kumvugisha byinshi nawe ndagisubiza kinyihambira gihora kiza ngo dusohokane nara nakiretse nagenda tore inuza yiwe ibintu byose biratumbye nabwenge gusa nta shayi ibintu ni hatari ni hatari none se mwana urabona umwanzuro se wacana ntago nzongera gusubirana na ntago nzongera gusubirana natyo mugumane cyane nawe ugende ngaho ibintu ntago byoroshye bakunzi bacu rero reka tubabwire ngo ibi bintu bibaye hano ntago ari byo twari twateguye twari twapanze ko tuza gufata ibintu bifatika kandi tukabihuza ariko ntago bigenze neza ariko nyuma yaho tuzagaruka ubutaha nagira ngo bihure iyo nza kukubwira mana urabakoresha wikuremo stress wikuremo stress mana ukore ntaribi rero tuzagaruka ubutaha tuzababwira uko uyu mwanzuro wabyo ugenze ariko iki kiganiro sinzi ko niba kibona ko bitaza bimeze murakoze cyane mugire ibihe byiza